ikibazo nakigize bigeze kuwa gatanu nibwo nahuye n'ikibazo gikomeye cyankomereye umutima, numva umutima wanjye urababaye. Muzi neza ko kuwa gatanu umugore aza gusasa kugira ngo kuwa gatandatu azakora ubukwe ahantu hashashe. Niriwe ndi mu kazi turi gutunganya ahantu nzakorera ubukwe mu iyo nzu tuzatahamo. Umugeni aza gusasa nyuma nka saa 3 aza gusasa, azana n'abantu barasasa, arangije ansiga mu rugo arataha. Ageze mu rugo nko mu isaha imwe baramamagara ngo kuki watwiciye umukobwa, wamugize ute ko umukobwa wacu apfuye. Nicyo kintu cyambabaje kuruta bya bindi byose naciye. Twahuriye Kanyonyomba tuhita tujya ku Muhima kwa mukecuru we, abariho tumusanga, dusanga yarangiye neza ari gusamba. Murakoze, nitwa Habumugisha Pacifique, ndi umugabo mfite umugore n'umwana. Imana iduhana umugisha. Pacifique mbarizwa mu itorero rya ADEPR paruwasi ya Gatsata, umudugudu wa Nyamugari, nkaba ndirimba muri korali ya Sipi, korali yaho ya mbere. Murakoze. Pacifique mvuka i Muhanga, ndi umwana wa mbere mu rugo iwacu. Mu kuvuka kwanjye mu makuru nahawe nuko navutse bikomeye, narengeje igihe cyo kuvuka ngera hafi umwaka n'amezi arenga. Mvuka bigoye ariko Imana yari yabyemeye mbaho. Mvuka hashize igihe kitari kinini, nkurikizwa na murumuna wanjye we yaranigendeye kuko twagize ikibazo cyo kurwara, turwara igihe kinini, waragenda nge nsigaraho kubera umugambi w'Imana. Mu buzima nakuriyemo, nakuri mu buzima bugoye bw'uburwayi. Abantu benshi bo narabaganirije, nakuze nge narindizwe ndereshejwe inzoga. Nicyo kintu cyandize kuko nabonaga aribwo buzima nisanzemo. Nibwo buzima nisanzemo kubera mama yari yaragize ikibazo konsa byari bigoye. Nahereye ku mwaka njyewe ndereshwe inzoga. Umva mu myaka 2 watangiye kunywa inzoga. Nari naratangiye kunywa inzoga. Ariko muri icyo gihe ababyeyi mama kubwira ko byategwaga n'ikintu kugira ngo urebe. Ahanini papa kubera ariko kazi yakoraga, yari afite akabari. Mama yari afite ikibazo cyo kurwara konsa bidashoboka, bigira inama yo kundera gutyo. Nukuza gukura kwawe se byakomeje kuba inzoga? Yes, narakuze kurira mu ubwo buzima, ntangira ishuri aribwo buzima mbamo. Namenye ubwenge, ncuruza akabari. Natangiye kumenya ubwenge, papa ahita nshyira kumucururiza. Urumva kuba mu nzoga ntabwo nari kuzireka nzibamo. Murakoze. Ubwo buzima bwarahindutse, ariko bwahindutse hashize igihe kinini kuko niga primaire nari umunywi n'abantu bose babizi. Njyewe inzoga nanywaga muri quartier bari bayizi. Nakundaga ibintu bisharira cyane. Ni inzoga yananiraga abantu, nge barampamagaraga. Ubwo buzima ariko mama bukamubabaza, ariko papa bukamushimisha kuko mama yarasengaga, ibyo byaramubabazaga, ariko papa akanezerwa no kubona umwana we yanyweye icupa. Ubwo buzima nabukuriyemo, ku ishuri no kwiga birangora, kwiga nanyweye kuko iyo ntanywaga ntago namenyaga ikintu nsubiza mwarimu. Nagiraga ubwenge ariko nanyweye kuko urumva inzoga yari yarangize chronique kuko nayitangiranye ndi umwana. Rero igihe kirashira, ishuri ndibamo nzinywa, n'abarimo barabimenya. Ahubwo haje kuba ikibazo ntekereje kuzireka kuko ndi umuntu wakubiswe kuko natekereje kureka inzoga. Kuzireka mama yaranganirije, anyereka ejo hazaza hanjye, ambwira ko hadashoboka unywa inzoga kuko ngiye byageze aho bibabangamiye, banjyana no mu rusengero kandi nkazajya nsenga nzinywa, njya no muri korali nkazajya ndirimba, nataha nkazinywa batabizi iwacu ariko bo babizi. Bigera na pastor arabimenya, aravuga ati we mwana kubera atazarengera reka tumuzane wenda azagira ubwoba ko gutinya abantu, nanazinywa ntaze mu rusengero kuko yaje kuririmba. Aho iyo mageze hari ikintu mbonamo cy'icyigisho, kuba ubona umuntu mu kintu runaka ntago ari byiza kumuhabura ukimukuramo, ahubwo umwereka ububi bwacyo ko bwije no ko bukeye we agenda abibona.
iyo baza kunyirukana muri korale zisa ntago nari kuba narazivuyeho, ahubwo barambwiye ngo ngwino uzazireka. Ntago navuga ngo nahise mfata umwanzuro wo kuzireka njyewe. Mama byamubazaga kuruta uko njye bimbabaza, kuko mama niwe wagiraga intimba n'agahinda kuko ubona umwana we amplis noneho w'imfura byabaga bigoye kuruta uko njye mbitekereza, cyane yuko mu myaka nari mfite njye numvaga nta n'ikintu gikomeye naba ndi gukora, numvaga ari ubuzima busanzwe. Ariko mama yararebye aritegereza abona biri kurengera, kuko nari nsigaye ngeze ku rwego njya no kuzirangura nkanazicuruza. Ngeze mu wa 4 primaire papa yaransibije mu ishuri, kuko kiriya gihe wageraga mu wa 4 wigaga igitondo n'ikigoroba, yemera kunsibya kugira ngo njye niga igitondo nimugoroba nzicuruze, nimba nizi ikigoroba mu gitondo njye kumucururiza. Mama biramubabaza, ashaka buryo ki naba mu bundi buzima buhabanye n'ubwo ngubwo. Afata umwanzuro arambwira ati hangane urangize primaire, nimba narabonye uburyo nzagukura hano ujye kwiga ahandi, kuko yabonaga wenda aricyo kizashoboka kuba cyiza. Bikomeza kwanga mama kuko ni umutayeri, akomeza kurundanya amafaranga ngira mu wa 3 secondaire. Ngeze mu wa 3 ngira amahirwe bihura no kuba amafaranga yarayabonye, ahita ambwira ati ngiye kukujyana ujye kwiga i Kigali. Numvaga byari mu bintu nifuje, numvaga kuba ndi buze kwiga i Kigali n'inzoga byari gutuma nyivaho kuba naje i Kigali. Warugeze mu mwaka wa kangahe? Nangize mu wa 3. Umva nagize mu wa 3 ndasimbuka njya mu wa 4, biba ngombwa ko nsubira mu wa 3, bita bintera ubute bwo gukomeza kwiga secondaire. Bimaze kugenda bityo, mama yari afite musaza we bakundanaga cyane wabaga i Kigali, niwe yagijeho igitekerezo amwemerera ko ngomba kuza kwiga i Kigali, nuko banzanye i Kigali. Rero kugera i Kigali byahise bihwana no kureka inzoga, kuko ubuzima nahise nzimo i Kigali nta naho nari kuzibona. Nibitari inzoga nageze i Kigali ndabibura, mpita nisanga mu buzima nyine bugoye. Ubwo kuva mu cyaro kugera i Kigali byahuriyemo no kureka inzoga. I Kigali nahageze nzi ko nje mu buzima bwiza, ariko niho nagiriye ubuzima bukomeye, niho nababariye, kuko nahiciwe n'inzara kandi wacu ntarahabuze ibiryo, narahababariye cyane. We naje mpamusanga anyakira nk'umwana we. Hashize iminsi biba ngombwa ko ahansigara agenda, ansiga muri situation igoye mu nzu y'ikode, warigendera nsigara mu buzima nimenya, nta kazi kantunze mfite, ntayo nishyura inzu, naho byangoreye. Ubuzima buragoye rero, Kigali burakugoye, hanyuma kugora warwanye iyihe ntambara kugira ngo ugume i Kigali pave kandi ubuzima bukomereze? Navuga ko ari imbaraga z'Imana, kuko mba narabayeho no mu buzima bubi kurenzaho n'izisa nkaba nkiburimo. Ni wa mugambi Imana ibifite ku muntu, kuko yamaze kunsiga mu ubwo buzima, mba mu buzima bwo mu muhanda, ubuzima busa nk'ububabaje kubera kubura uburyo bwo aho yansize mba. Bageze aho baranyirukana kuko nta mafaranga yo kuhishyura, sinari gusubira mu rugo, nta buryo nari gusubirayo, nta telefone nari mfite ngo ndabahamagara mbabwira ibyambayeho. Nahise mbona ibyo bigoye, nifatira umwanzuro wo kugenda mba mu ngangi. Mba mu ngangi, maze kuba mu ngangi nahavuye ngiye gukora akazi ko mu rugo, kandi mu rugo iwacu bari bafite ubushobozi. Ntumbaze ngo nagiye gukora akazi ko mu rugo. Ni kuki umaze kubona ko marume agiye ndafashe icyemezo cyo gusubira mu rugo, usangiye mu rugo ukomeza ubuzima? Kuko byari mu bintu narwanye nabyo byo kugira ngo nzi Kigali, kandi sinifuzaga guteranya mama na musaza we, kuko ibintu yari yakoze si byo bari bumvikanye na mama. Nabonaga ninsubira mu rugo biri bugire ikindi kibazo, aba ari kuri papa aba ari kuri mama, kuko naje papa tabizi, nza mama nawe yizeye musaza aramuteye ngo umva natinye ubwo buryo rero bwo kugira ngo nsubire mu rugo. Yego. Hanyuma ubwo uvuze ko marume amaze kugenda wahise ujya kwibera mu nganje. Uvuga ngo mu nganje abadukurikiye wenda tazi iyo terme habaga hameze gute? Nuko ngo hari uburyo buri ahantu ho kuba, ukajya ukararaho aho bwije ugeze mu muhanda, mu nzu itarimo abantu, izo nizo nganje. Wigeze ugira ahantu hamye
nabonye wabaga wenda ko hari abo mbona baba mu muferegi akaba ifite ikarito yiwe aza akaryamamo wowe ntabwo wari ufite ahantu hamwe njye ntaho nagiraga hahamye kuko nta aderese nabaga mfite aho byamfatiraga niho niryamiriraga nuko igihe kirageze rero byaje kugenda gute kugira ngo ubuzima bw'i Kigali bwongere buhinduke uve mu ngange no ugiye kujya mbonye aho nzajya ndyama cyangwa se kuko ntabwo watubwiye amashuri ho byarangiye utagikomeje kwiga. Yes, urumva ibyo icyo ari kinzanye kwiga ntabwo cyahise gikomeza byahagarariye aho ngaho. Ubwo ugiye muri ubwo buzima bw'ingange ababaye ugize gute byatangiye guhinduka gute? Urumva hari abantu bari baziranye na marume bo baramuhamagaye bamubwira ubuzima mbayemo. Arabona guciye mu ijambo ariko wavuze ko wagize no kujya gukora mu kazi ko. Yes, niho nari ngiye kukubwira. Baramuhamagaye bamubwira ubuzima mbayemo. Bamubwiye ubuzima mbayemo abwira umuhamagaye ngo namfate anjyane mu rugo tubane. Uwo yarabwiye nawe yari afite ubuzima buciriritse wa muntu ubaho nawe bigoye. Tujya kubana yari umusore yaririmbaga igikondo. Umuririmbyi w'igikondo turabana tubana igikondo kurya nyuma ariko mbona ubuzima bwe nawe buragoye. None se kasi ubwo mu rugo bwo gukorera mu rugo byahise bipfa ntabwo abaye ikikoze mu rugo no. Urumva kujya gukora mu rugo ni nyuma yaho navuye. Ubwo nabanje aho ngaho. Yes, mbanzaho uwo musore mbona nawe biragoye kubana nawe nta kintu afite cyo kurya nawe abona biramugoye arambwira ati shaka ubundi buzima. Nibwo rero nagiye kuba mu rugo rw'umuntu ku Ruyenzi. Ntangira kuba mu rugo rw'umuntu ndagira ihene gukura ibijumba ariko mpaba numva mbayeho neza kuko nararyaga nananywaga aho Inyamirambo nabaga ntago ibyo nabibonaga. Sinigeze mpa imbaraga z'uko ndi kuvunika ahubwo icyo nahaye agaciro nuko nari mbonye ibintu bintunga. Naho ndyama. Rero aho ngaho narahabaye mpaba igihe kinini kigera mu mwaka n'igice imyaka 2 barankunda bigira inama yo barambwira ati tugiye kukurihirira igaraje ngiye kwiga mu garage. Bararindihirira nkazajya mba mu igaraje ryo ku Muhima. Hashize iminsi itari myinshi kubera iyo umaze kumenyera mu igaraje hari ubuzima bubamo bwo gukorana n'umuntu ntashake kutata guhembye kuvuga ati imodoka nirangira utegereze tuguhembe. Ubwo buzima ari bwo gutaha ntinze mbona butangiye kubangamira aho nabaga. Natantinze rimwe bikababangamira umugabo akantunganya naranakubiswe yansaga mu nzu natinze akankubita. Bitwara igihe kinini umugore n'umugabo bakazajya bashwana bapfa ko umugabo yankubise. Uriya mwana waramuzanye utazamwica icyaba kiza no kwamusezerera akagenda. Hashize iminsi mu mama aranyicaza arambwira ati dore ubuzima mubayemo hano buragoye aho kugira ngo uzapfire hano shaka ubundi buzima ujyamo. Niko navuye aho ngaho mpita ngaruka i Kigali. Umva ko nari nagiye ku Ruyenzi mpita ngaruka i Kigali. Ngarutse i Kigali mpita njya kwa mukuru wa papa tuye hano ku Iseta mu Gatsata. Niho nahise njya kuba makomereza ubuzima. Aho ku Ruyenzi wahabaga utahembwa? Ntago nigeze mpembwa. Byageze umwana urumva nahageze nko kumfasha ariko nakoraga akazi ko mu rugo nk'umukozi ariko ntago bigeze bampemba. Ariko bagufashe kwiga igaraje? Bamfashe kwiga igaraje naryo sinigeze ndisoza kubera ubwo buzima. Ugeze rero kwa muvandimwe wa papa aho ubuzima bwaho bwabaye nahageze mbaho nk'umwana ariko buri situation yose ugezemo ugenda uhigira ibintu. Nahageze ntangira kubaho nk'umwana wabo ariko nari nzi ko mpita njya ku ishuri ariko naho ntibyankundeye kubera ibyo nagombaga gukora. Nakoze akazi naho mpamara igihe kitari kinini mbona naho birananiye naho ndabacika. Mpita njya kwikorera akazi rero ko mu rugo ikabuye ngakora ku mumama wo muri korali. Niho hamfunguriye ubuzima. Umva narahageze ntangira guhembwa ntangira gufora mu buzima buryo. Navuze ati ngeze ku mumama wari ukijijwe niho hamfunguriye ubuzima. Katwinjire noneho ubuzima burafungutse. Utangiye kubona umushahara wenda warabikaga
ariko ubwo communication mu rugo cyangwa se kuganira no mu rugo byagize kuganira mu rugo nkiba kwa mukuru wa papa umva yahise ababwira ko yambonye ababwira nuko ameze ntangira kuzajya nganira nabo nkigera kwa mukuru wa papa nibwo numvise imbaraga zo gusenga kuko nari maze kugira adresse numvaga mfite adresse ikindi kigeretseho yegeranye n'urusengero ndavuga kuva ngize aha reka niga uburyo bwo gusenga niho nigiye gusenga mbana n'abanyamasengesho ni naho nagiriye amahirwe yo kubona uwo mumama wampaye akazi kuko ku rusengero niho yasengeraga urusengero Nyamugari aho ndi gusengera ubu ngubu aho ni nabwo winjiye mu rusengero nibwo ninjiye mu rusengero ubundi mbere najyaga njya bya bindi byo guterana ko ahantu utamenyereye bitewe n'ubuzima ukinjiramo bakigisha ugasohoka ukitahira nibwo nagiye mu rusengero ndicara njya no gushaka icyangombwa kugira ngo mbe umukristo waho yego ariko ukiri no gukora ka kazi ko mu rugo aho ngaho nari ndi kwa mukuru wa papa ni adresse yatumye uhita winjira no mu yes aho kwa mukuru wa papa ni naho hatumye njya mu rusengero muri urwo rusengero niho hatumye menyana n'uwo mukristo ahitamo akazi ngiye mu kazi rero akazi ko mu rugo ni akazi ka rwanda rumwe kavunanye ariko ku rundi ruhande iyo ugize amahirwe ugasanga uri gukora umuntu mwiza ufite umutima wa kimuntu hari urwego gufataho ntagufate aho wa muntu uri aho ahemba agomba gukoresha ibyo abonye byose akakubaha byagenze gute rero aho ngaho aho narahageze ngira amahirwe nsanga afite umuntu umukorera mu rugo ahitamo kumucururiza azajya kurangura ku igare za Gaseke Nyabugogo ndamucururiza ni ibintu biba bigoye kandi biba bikomeye gutwara igare mu mujyi wa Kigali gupakiraho ibintu byari bingoye n'imyaka nabonaga mfite nataye nari mfite byari bingoye ariko kuko kari akazi ndagakora yes kubera yanampembaga umuntu uguhemba ku kwezi ampulisi noneho akakomeza no kugushyigikira mu bintu byo gusenga kandi mboneye aho nabaye musabiye umugisha kuko ari mu bintu byatumye mfura mu buzima kumenya nuko ubuzima bumeze urakoze akazi urakoze uranabika hagati aho ngaho wenda waranabikaga gahunda yawe yari iyihe baravuga ati nzaguma aha ngaha cyangwa se ufite indi gahunda urumva kuko nari naraje Kigali nshaka kwiga nari nazanywe na tageti yo kwiga muri ekole ya Muhima numvaga nshaka kwiga mekanike urumva rero nagiye mbicikiza ngeze no kwa mukuru wa papa narabicikije tageti numvaga ari cyo nzakora abareka nkorera amafaranga nicyo nzakora byabaye si byarabaye ibyo wifuzaga ubigeraho ubundi amatsiko nari mfite yari amatsiko yo kubona ngiye ubwanjye natunga perime nkagira imodoka nkumva ndi mu modoka ndatwaye rero iby'igaraje byarangiye nkoreye amafaranga ibyo kujya mu igaraje mbona narabirenze ahubwo ndwana no gushaka perime no kuba nshobora kuba natwara imodoka nibyo narwanye nabyo perime warayibona ndayifite waje kuyibona n'imodoka uratwara yego yes ugeze rero mu gutwara imodoka ubuzima wari unyuzemo bwari ubuzima bugoye ariko urimo uragera kuri ya ntego yawe nubwo wanyuze muri ubwo buzima bwose hari ibanga muri ibyo mbere ko twinjira mu kindi cyiciro cyo kuba utangiye kumererwa neza ugatwara n'imodoka ibanga ryo kuba waragerageje kwitwararika muri izo ngangi n'ubwo buzima ntunywe itabi ntunywe inzoga ntunywe kore niri murakoze hari ikintu kijya kinshimisha buri mugambi w'Imana ku muntu ni muremure hari uca muri situation yo kunywa ibyo ngibyo Imana ikahamukura ikamutoranyirizamo ariko hari n'uwibirinda kuko ibona ko ashobora kuzangirikiramo ntago navuga ngo nabigizemo uruhare rukomeye ni Imana yamfashije yo kubera na situation nari ndimo yemera ko ubwo buzima mbubamo ariko indindi ibyo biyobyabwenge kuko situation nabayemo iyo nza kuba mu biyobyabwenge ntago buzi samba ndi hano ntabwo wigeze unanabitekereza muri ubwo rugendo rw'ubuzima buba rurimo ntago nigeze mbitekereza numvaga mfite ubundi ubuzima ndwana nabwo ibiyobyabwenge cyane yuko nta nabantu nari mfite nisanzuramo twari kujya kubisangira wahora gutekereza iki mu buzima bubi wakomeje kugira njyewe ikintu natekerezaga
numvaga target ari uko mpiga nkazicara mu igaraje, nta n'ikindi kintu narwanaga nacyo, numvaga nshaka bizagenda bite kugira ngo nicare mu igaraje nitwe umukanishi, niyo target nari mfite. Tugaruke rero aho wari ugeze, twatangiye gutwara imodoka, ubonye permis, ni kuvuga ngo akazi ko mu rugo ugasezera? Ntabwo permis ntabwo nayiboneye aho, ntabwo aho nabiyihaboneye, byatwaye igihe kinini. Aho ngaho bageze igihe barimuka, bimutse bahita bajya kuba Kinyinya, numva ntabwo twari kujyana, nahise nshaka ubundi buzima, nshaka akazi mpita njya gukora mu mujyi, mbona akazi ko muri alimentation njya gukora mu mujyi. Akazi karamvunye cyane, numva kuva mu Gatsata njya mu mujyi gukora akazi muri alimentation kari kagoye. Ubwo bihita bituma nshaka n'inzu yo kubamo. Ntabwo abo twabanaga bari bagiye, nanjye nari mpinduriwe akazi nari ngiyemo rero ntegekaga gushaka inzu yo kubamo kugira ngo njye mbone uko nkajyaho. Ako kazi uravuze karamvunye cyane kubera izo transport cyangwa se ugagendaga rimwe na rimwe kenshi n'amaguru. Akazi kampembaga makeya kandi nzishyuramo inzu, nzarya nkanambaramo, mbona biragoye. Mfata umwanzuro wo kujya ngenda n'amaguru, mva mu Gatsata nkajya mu mujyi gitondo n'ikigoroba. Ako kamazemo igihe kingana? Nakamazemo igihe kingana n'umwaka. Umwaka urangiye urumva nari nishyuraga n'inzu yo kubamo hano mu Gatsata. Umwaka urangiye akazi karahagarara. Gahagaze wafashiye gahunda ko numva uburyo bwose Kigali yo wari wararaye kongera kuyivamo, ubuvugi ndasubiye biranze. Akazi karahagaze, ariko kahagaze ndi mu bihe byiza byo gusenga. Ni naratangiye nivuga butumwa, nkunda gusenga, mba mu bihe byo gusenga. Karahagaze ngirirwa amahirwe ahantu nakodesheje bambera ababyeyi, mpora mbashimira. Ntibongeye kunyishyuza inzu kuko babonye nta buryo bwo kuyishyura mfite, bahita bangira umwana mu rugo, bambwira ati wowe ugikora barayaduhaye, none ubwo nta kazi ufite baha hano nk'umwana. Urumva rero nsigara ndwana n'ikintu cyitwa gusenga, kuko numvaga ari byo bisigaye bindi mu mutima cyane. Ntabwo nari nkirwana n'ibiryo, bari barangiza umwana mu rugo, inzu bampaye inzu y'ubuntu, numva ndi free, ntangira gukora umurimo w'Imana bivuga butumwa. Yego. Hanyuma umurimo wawubayemo igihe wenda runaka, uko biri kose ubuzima bugenda bukujyana ahandi. Nyuma y'ubwo buzima bw'akazi wakomeje kubaho ubuzima bw'ubushomeri cyangwa waje? Yes, nakomeje kubaho mu ubwo buzima. Nakomeje kubaho mu ubwo buzima kugeza nshatse. Twinjire mu rushako, nta kazi ufite, ubashije kujya kurambagiza. Ni ibintu nabyo nibaza ko bitaba binoroshye, kuko abantu bose barambagiza kenshi usanga bafite icyo agomba kuba yibuza n'ako kantu gatoya yereka umukunzi. Ubuzima bwo kurambagiza wowe ntabwo byabaye ibintu bikorohera cyangwa se byaragukomereye nk'abandi bose bataba bafite ubushobozi? Murakoze, njye kurambagiza ntabwo byangoye kuko nayiberaga mu masengesho. N'uwo twakundanye naho twahuye arwaye, ndamusengera arakira. Yarwaraga mu nda cyane, yigaga kuri Aprete Ndera, nkajyayo ngiye kumusengera, tuhabera inshuti bisanzwe, twamaze imyaka 6 mufata namugize nka mushiki wanjye. Rero bya bindi Imana itegura naho twaje guhuriza, Imana iduhuza gutyo. Ibintu byo kurambagiza ntabwo byigeze bingora. Hanyuma se tukira aho ngaho, urumva umuntu muhuriye ku rusengero muranamenyanye, ibyo ndajya avuga ngo kwigana mwamaranye igihe kingana iki kugira ngo ubuti wenda noneho gusaba? Urumva twamenyanye musengera ari umuntu, ntabwo twasengaga mu itorero rimwe. Yasengeraga yari afite itorero ayobora cyitwa Heaven Temple, yari yayoboye, ari umwe mu bayobozi bayoboye iryo torero, niryo yasengeragamo. Urumva kumenyana nawe rero
asengera muri iryo torero numvaga n'amaprincipe mfite atamwenyemerera ko tuzashaka nasengera muri iryo torero nkamuganiriza ngenda nanamuzana hafi yanjye mu byumba by'amasengesho nabagamo mwigisha gusenga bigeze aho kubera no kwiga aragenda yibera ku ishuri nyuma ngiye kumva ngo yahinduye itorero ararihindura amaze kurihindura numva ntangiye kubyiyumvamo noneho ko hari gahunda cyane yuko yaramaze kujya mu itorero nk'iryo ndimo hanyuma rero ubundi yafashwe hari cyitwa inkwano ni ikintu gikunze kugora abasore bitewe wenda n'ibihe turimo bitandukanye n'ahambere uravuga uti uyu muntu ngiye gukora ubukwe ngiye kubana nawe ugomba kunyura mu nzira zemewe inkwano byagenze gute wagiye mu rugo ugurisha inka wagiye mu rugo ugurisha isambu byagenze gute murakoze ko nta kazi wari ufite yes murakoze mu murimo w'Imana hari igihe ukora ibintu bikanezeza Imana nayo ikagushakira inzira uzatambukiramo urumva iyo ubaye mu Mana neza hari uburyo igushakira inzira nayo neza ihemba neza nkitegura ubukwe urumva nabanye n'abantu n'ubwo buzima bwose umuntu agenda abana n'abantu kandi ukanakora n'umurimo w'Imana rimwe na rimwe ugenda ubona amafaranga mu nzira zitandukanye ariko amafaranga akaboneka ntabwo nari mfite menshi ariko nari nyafite cyane yuko ubwo buzima maze kububamo naganiriye n'ababyeyi ndabibabwira babwira igikorwa mfite mbona kubyumva biragoye ariko barakira barabyumva nabo baramfashije inkwano ndayibona ko burya iyo uba mu Mana cyane hari igihe uhura n'abantu batandukanye kubera kuko baba babona ko ubuzima bwawe buhariye kuba mu nzu y'Imana bakagira umutima wo kuzitanga hari ikintu kiriho iyo ubaye mu Mana neza nayo gushakira ibigutambutsa cyangwa ibigufasha kuko iyo ubaye mu byayo neza nawe uba mu byawe nuko ngo nk'iyo minsi maraga nsenga hari igihe ubana n'abantu Imana ikakuremera inshuti zizagutabara ahantu utakwishoboza njyewe nabuteguye numva cyane yuko n'Imana yaravuganye nanjye nari mfite ijwi numvise ry'Imana yavuganye nanjye imbwira ko izanshyigikira rero narabuteguye ndavuga kuva Imana yabivuze igomba kubikora kandi nkomeza no gushakisha kuko hari igihe umuntu yiringira ibyo ngibyo agapanga ubukwe akavuga ngo Imana izabikora tu kuri finali bikagenda nabi bikanga akahava tuka Imana ko ntacyo yakoze kandi ari we wabitwaye nabi yes nuko ngo nakomeje gushakisha no mu buzima nkora amasawundi bakanyishyura nkajya kubwiriza buri hari igihe ujya kubwiriza ahantu umuntu akakwikundira bakaguha kamvirope bibaho utwo tuntu Imana igenda igukorera uragenda ukadukusanya ukatubyazamo umusaruro icyo gihe se wari ukiri muri ya nzu y'ubuntu nari ndi mu nzu y'ubuntu ariko ntegura ubukwe nari maze igihe mpavuye urumva byageze aho muri rwa rugo inzu kuyibamo mbona bafite umukiriya ushaka kuyibamo ugiye gukoreramo ubukwe barambwira ati rero aho kugira ngo iyo nzu ikomeze kuba irimo ari nini hari umuntu wahaba akatwishyura wowe ukaza kubana natwe mu nzu nini ndagenda mbana nawe ariko mbona biragoye ya majoro yanjye ntamvuye gusenga kuba uri umusore urumva biba bigoye ukagenda ukarara mbona bizababangamira ndabicaza ndababwira rero mwarakoze kundera ndumva nshaka guforoma ubwanjye buzima nibwo nahimutse njya muri kubana n'abandi muri ghetto icyo gihe cyose wari umaze kuba umuvugabutumwa muri ADPR ibyo bita ngo navugabutumwa kuze kuba mu byumba cyane yego niho wakunze kubarizwa cyane njyewe nakunze kuba mu nsengero ibyumba nabyo narabiyoboye ariko nakundaga kuvuga ivugabutumwa ryo mu rusengero nuko umukobwa mukomeje gukunda nawe ugeze igihe cyo kumusaba uramukoye reka tubwire rero ku munsi w'ibirori gahunda byageze bike se imbere yaho ibyo mwabanje kwemeranya imiryango irahura naho nshaka ko tugira murakoze ibintu by'ubukwe bwanjye biri mu bintu bikomeye nahuye nabyo cyane yuko Imana yaravuganye nanjye kizankorera ubukwe hejuru y'izo ntambara navuze naciyemo numvaga umunezero usigaye ukomeye nazawubona ku munsi w'ubukwe ariko siko nabibonye
kuko nkitegura ubukwe nahuye n'urugamba rukomeye, nibwo nabonye ko hari imbaraga zirwanya ubukwe. Narabutangiye, murabizi hajya habaho umuhango wo kwerekanwa, gufata irembo. Nkitangira kwerekanwa narwanya urugamba, aha ntaraharenga. Turi mu isi kandi mu murimo w'Imana njya mbona habamo intambara zikomeye, nubwo abantu babona ko ari ibintu byoroshye, umuntu akakubwiriza akubwira ko byoroshye, ariko habamo urugamba rukomeye rudusaba gukomera kugira ngo turutsinde. Iyo uteguye ikintu nka kiriya, kenshi na kenshi 80% nabonye hazamo amagambo ashaka kugira ngo bisenyuke. Niko byangendekeye, ariko Imana irahantambutse. Utinye ko no kugera ku munsi wo kwerekanwa, ntago nari nzi ko ndi bwerekanwa, numvaga bitari bunashoboke kuko habonetse ibirego bikomeye. Bambwira ko bambonye, bazana amakuru ko babonye nanyweye nasinze. Ku rusengero barabyumva, banananyicaza ngenda bihakana, ariko bakomeza babishakira ibimenyetso. Birinda bigera ku munsi w'ubukwe nta kimenyetso kiraboneka, cyangwa bavuga ngo byabuze erekana. Nari kwerekanwa mu iteraniro rya mbere, nkajya wabo umukobwa mu iteraniro rya kabiri. Wari ugeze ahantu barimo baratubwira ko ugeze bakuvugaga ko waba wanyweye inzoga aricyo cyaba bagushinjaga, kandi wari umunsi wo kwerekana. Reka tugaruke aho gatoya, ayo makuru abashumba bayakiriye bate? Wowe byaje kugenda gute? Wahise umera ute nk'umuntu? Reka uri umuntu wabyakiriye kandi uzi ko wakoze. Murakoze. Byarangoye cyane ko umunsi bavuga nari nazinyweye, hari undi muvandimwe bavuze twari turi kumwe. Uwo munsi ahantu bavuga twazinywereye, twari twatashye ubukwe, ariko tuhava tuhita tujya kwa umwarimu watuyoboraga adushaka kujya tumufashe kwakira abashyitsi. Icyo nicyo kintu cyankijije, ariko abantu bo ntibari babizi, kuko wabahamagaye yababwiye ko twebwe twazinyweye muri korari. Biba ikibazo no ku rusengero, biba ikibazo. Bimaze kuba ikibazo, urumva iyo ikibazo kiriho bazi ko ufite na gahunda y'ubukwe, kirakomera kuruta uko cyari kiri iyo gahunda idahari. Yes, urumva bari bivugiye muri komite nk'ibihakana. Mbona hari abantu bafite babinshinja. Kuva hari umuntu binshinja, sava ndatuza. Bigeze ku munsi wo kwerekanwa, nari kwerekanwa mu gitondo iwacu mu iteraniro rya mbere, hajya i Kanombe wabo umukobwa mu iteraniro rya kabiri, ariko byageze 6:10 bataranyerikana muri iwacu. Abantu banyandikira message, urerekanwa, abantije imodoka, nyine bitangira kubangamira abantu. Kirakabaye mbona baranyerekanye, ariko ibaze kugira ngo iminota 10 iva ubuvuye mu Gatsata tugereka amashashi, ni ibintu byankomereye. Bihita numva umutima uraremereye kubera icyo kintu mpuye nacyo, kirankomerera. Numva ndavuga ese Imana ni ibihemba? Ariko naje kumenya ko byose bari mu mugambi w'Imana. Twarirukanse, ndashimira abantu bantabaye uwo munsi. Numva hari n'uwari wanyemereye imodoka tugisohoka izo saha, arambwira nayitanze. Ndashimira umupapa umwe yahise avuga sava tugende. Yarirukanse, dusanga iteraniro ry'i Kanombe rirarangiye. Pasiteri dusanga ageze mu mwanya wo gutanga amatangazo. Hinjira, ninjye yaranze iteraniro ritarirangira. Abantu twajyanye nta n'umwe uzi ko nerekana, nta ubizi, kuko baje basanga duhagaze muri parikingi, kuko imodoka yacu irirukankaga cyane. Baje basanga duhagaze muri parikingi. Yego, nderekanwa, tuboneraho no gufata irembo. Urumva ibyo byabaga iwacu, nabo bicaye mu rusengero bazi ko bari bumfatira irembo. Ubundi ngiye mu rugo, papa nabikubwiye ko twapfaga ko ntanywa inzoga. Kumva rero ngo bagiye kwanga kunyerekana, banshinja ko nanywa inzoga, we byananamutunguye, avuga ibyo bintu ntibibaho, ariko byari ngombwa ko biba. Baranyerekana, banafata n'irembo. Uwo munsi urarangira. Kujya mu murenge, umurenge byabaye byagenze neza, kuko numva urugendo rwo kusa nkaho wagiye uhura n'utuntu dutandukanye. Ku murenge ho byagenze neza? Ku murenge, buriya ku murenge byaho ntabwo biba birebana n'urusengero cyane, kuko biba ari ibintu by'amafamiye. Ari ibintu by'amafamiye. Iyo umuryango umwe yemeranyije inkwano ku ruhande rwawe n'urw'umugore, biba byoroshye. Byagenze neza,
tugera ku murenge ku Muhima, twiyakirira handi bandeze, handi bampaye inzu y'ubuntu, niho niyakiriye. Uwo mupapa ni nawe wambereye pari. Reka tuva aho ngaho twinjire mu buryo bwo gusaba byabereye gusaba no gusezerana. Yes, byabereye mu nsomo. uwo munsi byabo benshi basezerana kwa kane. Bibaza ko ari umunsi mwanasezeranye mu rusenya mu murenge. Twaciyemo icyumweru. Hagati y'ubukwe na yes, haciyemo icyumweru. Icyo cyumweru myitegura imeze ite? Njya nkunda kuganira n'abantu baba bari gutegura ubukwe kenshi, ugasanga umuntu avuga ati satani yantegeye no mu nkoze impanuka bimeze gutya na gutya. Wowe iyo myiteguro hagati icyo cyumweru byameze neza? Murakoze. Icyo cyumweru gina gitangiye neza cyane ko ruvuye mu ntambara. Nagitangiye neza. Buri iyo uhuye n'intambara, mbwira n'abantu bankurikiye, intambara ntago zijya zibura, ahubwo Imana ikeneye umuntu ufite umutima ukomeye, agakomera mu izo ntambara. Byanga bikunda Imana iramuhemba, byanga bikunda imuhingororana. Izo ntambara nazibayemo biranarangira, ntangira urumva navuye mu rukiko nitegura ko muri icyo cyumweru ndi bukore mu bukwe. Twitegura ubukwe, iby'imyenda birarangira, dushaka sale, dekorasiyo, twumva bimeze neza. Ikibazo nakigize bigeze ku wa gatanu, nibwo nahuye n'ikibazo gikomeye cyankomereye umutima, numva umutima wanjye urababaye. Muzi neza ko ku wa gatanu umugore aza gusasa kugira ngo ku wa gatandatu azakora ubukwe ahantu hashashe. Nari niriwe ndi mu kazi, turi gutunganya ahantu nzakorera ubukwe mu iyo nzu tuzatahamo. Umugeni aza gusasa nyuma nka saa 3, aza gusasa, azana n'abantu barasasa, arangije ansiga mu rugo arataha. Ageze mu rugo nko mu isaha imwe baramamagara ngo kuki watwiciye umukobwa, wamugize ute ko umukobwa wacu apfuye. Nicyo kintu cyambabaje kuruta bya bindi byose naciye. Nari nicaye mu ntebe, ari njye usigaye njyenyine, abandi bose batashye. Hari nka saa 5 z'ijoro, abandi bose batashye, ari njye usigaye mu nzu njyenyine, nyitegura mu gitondo kujya gusaba. Nabuze ikintu nkora. Bambwiye ibyo bintu, nahise mpamagara abantu bavuye mu rugo, bari baje kumfasha. Ndabwira duhurire ku muhanda Kanyonyomba tujye gutabara. Twese twahuriye Kanyonyomba, tujya ku Muhima kwa mukecuru we, abariho tumusanga, dusanga yarangiye neza, ari gusamba, abantu bari gukomakoma, byanze. Mpageze turasenga, numvaga ari kubera intambara nene narwanye nazo utuntu. Nahise mbona ko ari za ntambara. Nk'umuntu wabaye mu masengesho, numva ko ndi bubisengere bigahita birangira. Cyane yuko urwo si rw'urugamba umuntu aba ahuye narwo, ahantu umuntu aba yaragenze, ibintu aba yarabonye, numvaga ibyo mu bukwe bitabura. Numva ko ndi busenge bigahita birangira. Narasenze isaha ya mbere, isaha ya kabiri, numva aravuze ngo nimuceceke kugira ngo arakize. Arambwira ngo pasi, ngo umushiri wawe ntawe uhari, uzishakira undi. Ariko abikubwira ngo ntago hari, ngo uzishakira undi. Impita ngira ubwoba, gusenga bihita binanira. Abandi basigara basenga, barasenga bigera saa 7 saa 8 bagisenga. Nibwo nabonye ko bitoroshye, nitabaza perezida watuyoboraga, mwaka imodoka aza kumukura ku Muhima, tumuzana ku muvandimwe twabanaga, we yari yarashatse imbere yanjye, ndahamuzana kugira ngo abereho tuza kumusengera. Barahamugeza, nsigarana ikibazo gikomeye. Urumva aho ahari mu rugo abana n'umukecuru gusa, ni uri gutegura ibintu by'ubukwe, nabagize ikibazo. Ubwo nasigaranye ikibazo kibaza ngo naramuka akize bya bintu birategurwa bite. Hari umukecuru ni mukuru, ntago ari bubishobore. Ubwo aho ni kwa kangahe? Ku wa gatanu saa 8 z'ijoro dufite ubukwe mu gitondo. Ubwo mfata umwanzuro ko bariya bamujyana mu Gatsata kumusengera, njye nkasigara n'organize iby'iwabo, kuko ari njyewe uhari ubu, ku buryo naza gukira nta cyuho kibuze kugaragara. Twakodesheje amabife, twatanze komande y'ibintu abantu bari buze guteka,
babo barahageze babonye ikibazo afite bahita bigendera ntibagaruka. baje isanga ubwo mu gitondo bo baje guteka, baje ku mugoroba nyine yavuye gusasa ahabasanga. Buri rero ahabasanze bumva bari baje kumusaba ibikenewe, babonye ikibazo gihari bahita bigendera. Ubwo ikintu cyo guteka kiba kirarangiye, ibintu byahashywe biraho, amabife yaje, abo guteka barabura. Sigarana ikibazo rero cyo kuza kubikurikirana kugira ngo naze no gukira tuze kwakira abantu. Byarangoye. Urumva bana ufite amakuru y'ikibazo kiri kuba ku musheri, ntuzi neza nimba ari bunakire, usibye ko nge numvaga kari bukire, numvaga kari bya bitero by'abadayimoni biri burangire. Noroganiza ibiraho, abacuti banjye cyane twabanaga nta numwe wabona mu bukwe, nta numwe wabona no mu mafoto, kuko bose bagiye bahise birukanka muri komande, ibyo kurya ibyo kunywa mu gitondo nibyo biriwemo. Urumva ndangije maze gutegura ibyo ngaruka mu rugo kujya no guha abantu bari buze kunyambarira imyenda. ubwo we byaje kugenda gute? Usa nk'utubwira gatoya wumva urwo rugamba babaye ubukwe bwari bumeze gute kuri uwo munsi? Urumva iryo aho haracyari nijoro kugira mu gito byageze nka 12:00 agifite icyo kibazo, agifite icyo kibazo nyine ubona ntawe uhari, ubonaga ntawe uhari, n'ibintu avuga biterekeranye, nyine ubona ko nta na gahunda y'ubukwe buhari. Urumva njyewe rero nagiye gutegura ibyo ngibyo mvuga uko biri bugende kose araza gukira. Icya mbere nari navuganye n'Imana, yambwiye ko izankorera ubukwe. Icya kabiri nawe yari yaramubwiye ko izamukorera ubukwe. Ibyo byose numvaga ko biba, ariko Imana ikaza gusoza icyo yavuze. Naragiye ntanga imyenda barambara, manuka kumureba nk'ugiye kumufata ngo njye kureba uko ameze, tugiye gusaba. Narahageze baramubwira ngo sheri wawe araje, aravuga ngo nta sheri ngira, tujye mu bukwe. Ati nta bukwe buhari, ahubwo ngiye kujya mu kazi. Nahise nitura hasi ko numvise ibyo bintu bitabaho. Bahita bamfata banjira mu modoka banjyana ahandi nabaga. Byageze 8:00 ariko nkiri. Ubwo nuko ngo dote, abantu biteguye dote, famille zacu zavuye mu cyaro zaje, izo mukobwa ziricaye bategereje umukwe, bategereje n'umugeni ntabahari. Urumva umugeni ariko bari kumusengera, nanjye nagize ikibazo bankingiranye. Abaraho bariya bakora bari mu misango y'ubukwe, bakoze ibishoboka byose, bashyiraho abaririmba, bashyiraho ababyina, bashyiramo indirimbo. 8:00 zigera nta numwe urahagera. Bigira inama yuko bari buze gukoresha amafoto muri icyo gikorwa. Vuga niba umukobwa afite icyo kibazo, kuko abantu bose b'abanyamasengesho bari baje kumusengera, reka tujyane umusore we aze gusaba ifoto. Baraza barantwara ngerayo, ariko urumva nari mfite ikibazo, nta munezero nari mfite, nta byishimo nari mfite, nari narize, amaso yatukuye, nicara aho ngaho ntegereza umugeni. Njyewe niyumvishaga ko bishoboka kuba atakije, n'abari aho bari bafashe umwanzuro ko tugiye gusaba ifoto, ariko ku mutima nkibaza niba narasenze koko ndasaba ifoto nyirayahari atari no mu mahanga. Mu mutima nyine numva mfite agahinda, ni ibi ngibi Imana impembye, hejuru y'inzira naciyemo ni ibi impembye, ariko yari ifite impamvu yabikoze. Byaje kugenda gute rero ubukwe bwarabaye uwo munsi? Ubukwe bwarabaye, ako kanya urumva harimo abantu basenga, kandi bazi kumva n'ijwi ry'Imana. Baravuze aka nagasuzuguro k'abadayimoni, reka tumufate tumujyana musaba uko ameze, ubukwe burangire acyura umugeni we. Nyine baravuga ati n'ubundi ni umunsi w'ubukwe bwe, tugende tumusezeranye yijyanire uwe nyine agenda abyimenyere. Ndabashimira, burya hari umuntu ukora ikintu mu gihe ukabona ni ngombwa akagikora. Bafashe umwanzuro kandi ari Imana ibakoreyemo, bamuzana bamufashe, njye namusabye yicaye, baramwicaje inyuma, hajya abantu baza kumurinda kugira ngo ataza kugira ibintu akubaganya. Yego, nuko namusabye. Nyuma yo kumusaba urumva amasaha yari yanapfuye? Yego.
byabaye nko masaa 8 saa 8 zishyikira saa 9. mwakomeje gusenga? Twarahavuye, urumva imihango barayihutishije nk'abantu bazi ikibazo gihari, bimwe by'impano ntago byigeze bikorwa nk'uko byari by'amafoto ntibyigeze biba, babyihutishije bavuga ati reka tugire vuba tumuhe umuntu we birangira. Tujya mu rusengero, ubwo twahise tugaruka handi yahagurukiye bajya kumwambika, tujya mu rusengero gusezerana. Ikintu rero cyari gitunguye kirimo, tujya mu rusengero isura ye yagaragaraga nk'umuntu uhari anaseka, ubona aseka, ariko ntiyari ahari, ntabwo yari ahari, cyane yuko n'ibyabereye mu rusengero nawe ntabyazi. Ariko icyo gihe umva byari byagabanutse uko biri, isura yabyo yari yagabanutse. Mu gusaba niko wabonaga ko n'isura adahari, ariko mu rusengero wabonaga ari kugenda agarura ubumuntu n'isura, ubona aseka, abantu bakoma amashyi nyine babona ameze neza. Ikintu cyanyeretse ko adahari muri cya gihe cyo kurahira, avuga ngo ndabyemeye, we yarambwiye ngo agiye kubihakana. Uko ku munwa arambwiye ati ngiye kubihakana. Bamirije mikoro, maze kuvuga ngiye kumuhereza mikoro, kwa kundi pasiteri aba ari gusoma ku rupapuro ibintu mugiye kuvuga, aravuga ngo ngiye kubihakana. Kiri mu bintu byandiye, nahise mfukama hasi, ndavuga manu mfashe, kuko abihakaniye hariya ndahamya ko pasiteri atari kubyemeza, nari kuba ndwambaye. Kera kabaye numva aravuze ngo ndabyemeye. Nyuma yaho abantu bari ariko se pasiteri ntiyari yamaze kumenya ikibazo? Abo bose abari baje mu gusaba bose bari babizi, cyane yuko muri urabizi ko umugeni n'umukwe bababwira ngo nibasomeye ku mabwiriza, we ntago yigeze abisoma. Baramubwiye turagusomera, abanza no kuburana ashaka ko babimwanga byisomera, kubera ikibazo bazi yagize barabyanga. Abanyamasengesho icyo gihe bari abanyamasengesho mu rusengero bari barimo bari benshi, kuko ukurikiranye ubukwe ukuntu bwagenze bwahise buba nk'icyumba cy'amasengesho. Kubera icyo kibazo hahise haba akavuyo, kubera abanyamasengesho bari barimo benshi. Reception rero uvuye mu rusengero kwifotoza, byongera ngo ntabwo byabaye. Urumva aho twari twishyuye ntabwo byakunze ko tujya kwifotoza, n'amasaha yari yarenze, ambutiyaje mu ma weekend bigoye cyane yuko twari kujya kwifotoreza ku Kinamba, ntabwo byari gushoboka. Twebwe twasohotse mu rusengero kugira ngo dutange umwanya wo gutegura hano turi bukorere reception. Reception twayigiyemo, umukobwa ari kwa kundi, reception iraba iba nk'uko bisanzwe. Reception irangiye nibwo iri mu gusoza, nibwo yagaruye ibitekerezo. Muri mu gusoza kwa kundi abantu banezerwa bagahimbaza, we yabaye nkuzuye umwuka baranasimbuka, abantu bari hari barabibonye, arasimbuka, abantu baravuga n'abadayimoni bamufashe. Ariko tuganira yambwiye ngo yagiye ko nabona ikintu kimuvuye ku maso, kimuva ku maso n'ubundi reception irangiye. Icyo gihe wayisumirwa gutegurwanya stress, uganya gahinda, urwanya umubabaro, urwanya intambara, urananiye mu mutwe, nawe ubwawe ndabizi kujya urumeze nk'umuntu udahari, nubwo ibintu byabaga, ariko intekerezo zari nyinshi n'ubwoba bwinshi bwo kuba ati ndarukomeje ko wayisumira ute akimara kuzamurirwa akavuga. Uburyo nabibonye nanjye ntago nahise mbyakira, nawe ntiyanyeretse ko hagarutse, uretse kubona icyo kimenyetso, kandi nawe yabimbwiye nyuma ko aribwo byagenze gutyo. We reception yarangiye numva ari bya bindi. Noneho ahantu nabiboneye neza ko ari koroherwa, urabona bari gusoza basezera kwa kundi bavuga ngo sezera ku muryango, usugenda usuza usanze, we nibwo yagaruye ibitekerezo. Nicyo cyonyine azi mu bukwe bwe. Aho niho ubukwe bwe bwari, niho azi mu bukwe bwe. Nyuma yaho badutwikururiye ku rusengero, turataha, ariko dutaha mbona nta mbaraga, kwa kundi naramutinye. Njye naraye nicaye mu ntebe kuko namvaga ko akimeze kwa kundi. Nsigarana ikibazo kibaza ko mu gitondo turi bubyuka tujye Muhanga, ndamutwara ameze gutyo iwacu. Yes, ubwo twari gukora ubukwe kwa gatandatu ku cyumweru, tukajya kumwerekana iwacu. Urumva naho hari ubundi bukwe, urumva nasigaranye ikibazo gikomeye. Numva ko mu gitondo bitari bukunde,
yuko turi bugeyo. Naraye nicaye mu ntebe waryamye yaragiye araryama uko nyine ubukwe bwabaye nuko yaryamye urumva mu gutwikura ntabwo bucyambaye ikanzu imikenyero nuko yaraye Marene nawe yagize ubwoba cyamugije hano nawe afite ubwoba nawe aragenda cyane yuko twari tunarushye nawe yari yagize stress byari bigoye. Saa 12 za mu gitondo niwe wabyutse mbere arabyuka aravuga ngo turagenda risanga birantungura numva nyine ntago bibaho mpamagara abantu turi bujyane imodoka ariko numva ko atarakira nizeye neza ko yakize twagezeyo numva abantu bavuye i Kigali bazi byabaye abenshi bagiye bumva bitari bukunde ko hagera twarahageze turicara baratwakira buri wese areba wa muntu wagize cya kibazo bampa ijambo ndavuga maze kuvuga nawe yakijambo amaze kwaka ijambo atera chorus araririmba aranabyina aravuga ngo nagira ngo mbereke ko nzi kuvuga ntazaza mukanyima ijambo. Muri make we uko byumvikana ibyabaye nta byazi ndeka nta na kimwe icyo kiganiro rwose mwe aho mwari muri siho yaraje. Yes we uburyo yarameze nyine yameze nk'umuntu mushya uraho twebwe dufite uburyo tubizi we yararaho nyine nta kindi kintu azi aho ngaho niho tangiye kubona ko ibintu byangarutse twavuye duseka ubuzima burakomeza. Yes uyu munsi byongeye ntago byongeye byararangiye kandi Imana yabagiriye neza Imana yatugiriye neza nubwo nabyo byaciye mu mbaraga zikomeye nabyo byaragoye umva yarasiye ntago yatinze gusama asamye nko mu mezi 3 ariko yahuye n'intambara nazo zigoye igihe cyo kubyara nabwo abyara bimugoye abyara umwana kubera abya mwana munini umwana arananirwa baramubyaza umwana bamujyana muri kuveze umuganga ajya kumujyana umwana muri kuveze asigata mubyaje yanyuma ayiviraho mukuza kumufasha bamufashije basanga yagize ikibazo cyo kuva cyane ntibigeze baboza rero bya bintu yavuye bahise badoda baradusezera turataha nyuma y'icyumweru ahitagira ingaruka muri bya bintu dusubira mu bitaro turagenda tumaramo ikindi cyumweru ariko Imana yaraturinze tuvayo ubu ni muzima. Amaze kugira amezi 4. Ubuhamya n'ubuhamya umuntu wese yumvise cyangwa bukora ku mutima cyane ariko umuntu ari udukurikiye kanya aribaza ese uyu munsi kasi aracyasenga yakomeje kwizera Imana bitewe n'ubuzima yari amaze kunyuramo yigeze natekereza se kuvuga ati Imana ibi ni byo ukore nigiye nagukoreye n'uburyo nitanze mu murimo akora nkaba mu nzu yawe ibi ni byo nituye wenda yivumbure ku Mana reka tukubuze ese pasi ntigeze atekereza kwivuga ku Mana byagenze bite kugira ngo simve ku Mana ndaye. Murakoze ngiye ku mutima wanjye numvaga nivumbuye nagerageje no kubyereka umutima wanjye ko nivumbuye numva Imana nta kintu impembye hejuru y'ibyo twavuganye ariko naje kubona nyuma ko hari imbaraga yakoresheje hari ibintu byinshi yandinze kandi hari ikindi kintu nabonye cyiza iyo ufite abantu bakuba hafi hafi baragufasha baramfashije nacika intege kuko ngiye ndi wa muntu ucika intege nkabikwereka ntago mbibana mu mutima ngo nce hirya nco hino ndaza nkakubwira ngo iki cyana niyengeye gukora ibi rero kugenda mbereka ibintu na faiblesse yanjye bagiye bamba hafi bakansura bakanganiriza bagenda bankuramo ibyo bintu ngenda mbona ko bya bintu Imana yakoze ahubwo wari umugambi wayo. Uyu munsi pasi n'umuvuga butumwa reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ikiganiro twaganiraga na pasi ku rugendo n'umukristo kuri we ubuzima amabanga y'isi abantu batajya bamenya ubuzima bw'abantu ibintu abantu bahura nabyo izo mbaraga ubwazo sinjye kubaza ngo mwamenye icyabiteye ariko uko biri kose niyo waba waramenye ndi bukubaze ngo ninde cyangwa se byatewe ariko se mwaje kumenya icyari cyateye mpamvu nk'abanyamasengesho barimo baragufasha barakubwira ati dore aho byavaga. Abanyamasengesho buriya akenshi na kenshi bakora ibyako kanya
kuko babonaga icyambere bakirangije baratuje, ahubwo ngewe ibyo narabikurikiranye, menya impamvu, menya n'imvano yabyo. Yes. Hanyuma rero dusoza, hasigira message utanga nk'umuntu unyuze muri ibyo bihe. Hari abantu badukurikira aka kanya batandukanye, hari uwahuye n'ubuzima aka kanya ufite ubuzima bundi butandukanye n'ubwawe, uhangayitse ariko yakoreye Imana, yitanze, uyu munsi yagerageje kubana n'Imana hafi ariko atameze neza, ubuzima bwanga akomeje guhura n'imbaraga zindi z'umwijima zihanganye nawe, uwo muntu uramuha ubuzima. Hanyuma nitujya gusoza wenda muri wowe uvuga isomo murakoze. Njyewe ikintu nabwira buri muntu wese unkurikiye, uyu murimo turimo ni urugamba. Ni nako umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo umurwanyi we menyesha. Ni ukuvuga ngo tuhora turwana. Umwanditsi we yaravuze ngo ndarasana, urumva, undi aravuga ngo ndasiganwa ariko si nk'utazi yonge. Kuvuga ngo duhora duhangana. Rero uru rugendo turimo, buri teka iyo wumvise ko watsinzwe ukemerera Imana iguha imbaraga zo gukomeza, nicyo kintu nabonye. Kandi ikindi mu rugamba uhura narwo ni ibihamya bizagutambutsa ejo hazaza. Ibi ngibi ndi kuvuga byarankomeje, nabiciyemo mbona ari nk'igihano Imana yampaye, ariko ubu ndi kugenda mbona inyungu zabyo. Yes, biragukomeza bikagenda binakwereka n'umuntu ubana nawe ese ni iki, kuko hari abantu benshi bagushijwe n'abantu, kaba kanaka yarangushije, kanaka kubera ibakora. Ndabizi neza nk'uru rugendo ntibijya bibura, ariko urabanza ukamenya ubundi icyo nahamagariwe ni iki, Imana nshakaho ni iki. Iyo uzi iki gushakaho, wemera guhangana n'ibintu byose biri mu nzira kugira ngo uzasohoze Imana gushakaho. Rero icyo nakuyemo, isomo nakuyemo, nuko nabonye ko hari ikintu cyanejeje nateguye nyuma y'uko ubwo bukwe buba. Ni ijambo rimwe nakunze, ndavuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe ntazareba umwami Imana. Iyo situation yibayemo nta bantu bana nabo birakugora, akenshi na kenshi isiga kugushije, kuko nta mbaraga ubona zigusunika. Njyewe ubutumwa nakuramo natanga ni ukugushishikariza kubana n'abantu amahoro, ukagira ubumuntu buzatuma umuntu nawe ashobora kuguha umwanya kugira ngo agukurikirane. Unkurikiye ndabizi neza intambara duhura nazo, kandi ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko umwanditsi yaravuze ngo Imana imufasha muri byose. Niyo mpamvu ndi kubabwira mwebwe mugerageze kubana n'Imana neza, mubane n'abantu neza, nubwo ibigeragezo wabana nabyo ntago byakwica. Imana iduhana umugisha. Tusoza akantu gato cyane soreza. Uyu munsi pasi afite album, base iyo umujye muyibana n'umugore bamusobanura. Album y'ubukwe, urumva umukameraman yafashe amafoto ashoboka, ariko ntago tuyakunda, ntago dukunda kuyareba, ntago dukunda kuyareba cyane. Burya iyo wateguye ikintu ukagishyiramo imbaraga, finali kikaza gitandukanye nuko wagiteguye, birakugora. Murayibitse? Irabitse, irahari, ariko urumva mu mafoto 200 ari kudufotora ntaga arimo, ntaga arenze 40. Pasi reka tugushimire cyane. Murakoze. Yari Pasi rero twaganiraga, umukozi w'Imana, n'umuvuga butumwa, atuganirije ku urugendo rw'ubuzima bwe kuva mu buto bwe agaruka ku bushako rw'uburyo byamugoremo. Uwo dukurikiye wumvishe isomo atanze ry'ubuzima, hari icyo ryagufasha, hari icyo wumva ukeneye kuba wanakizi, ndaza kuba nababwira ni hasi ushobora kuza kureba nimero ziwe, kuza WhatsApp akoresha, ukaba wamwandikira ukamubaza ibindi, hari ubwo yagufasha nawe niba hari ubundi buzima ugoyemo bw'urushako cyangwa se intambara nk'izi yanyuzemo. Niba hari ibyo wanyuzemo bikaba byarakunaniye kwiyakira ngo ube mu buzima bundi, uhindura ubuzima ubeho nawe, yagufasha akaguha n'inama cyangwa se akakubwira ati genda gutya, ihangane, komera, yaba umwe mu bantu bagukomeza muri ubuzima bw'ubuzima. Reka tubashimire cyane. Iyi yari Urugero TV ndetse n'urubuga rwacu www.urugero.rw, ushobora kuhasanga inkuru zitandukanye z'abakristo n'izivugabutumwa. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.